Muraho neza, nizere ko muri hose muri amahoro. Nyuma rero ya video yavugaga ku banyamakuru ba Radio Rwanda, benshi cyane bagiye bampamagara bambwira bati ese nta kuntu wadukorera indi video ariko yo ikabivuga kuri kapu z'abanyamakuru ba Radio Rwanda. Gusaba gutanga igitekerezo, ese ni iyihe couple ukunda muri izi zikurikira? Nimba wari usanzwe ubazi, nimba ari ubwa mbere ubabonye, uraza kutubwira muri comment ndetse tubwira n'icyo bakundira. Yego, iyi couple muri kubona duhereyeho ni ya Moses Iradukunda, muramuzi cyane, ukorana na Japhet mu kiganiro Samedi Detente nk'uko twabigarutseho muri video ishize, ndetse n'umufasha we ariwe mugore we, umubyeyi Shantizo. Ese iyi couple nawe urayikunda? Tubwire muri comment, ariko tubwire n'icyo uyikundira. Niba hari n'abo twibagiwe nta kibazo watubwira. Nk'uko mubibona, uyu ni Smile Mwanafunzi n'umugore we Mahoro Claudine. Mwanafunzi mukaba mumuzi cyane mu kiganiro wari uziko kuri Radio Rwanda. Aba rero murababona amafoto atandukanye yabo. Iyi couple rero nibikunda rwose jya muri comment utubwire ko uyikunda, utubwire icyo uyikundira, utubwire na couple ukunda cyane kurusha izindi. Aha bari bavuye gusezerana mu mategeko. Yes, twageze ku yindi couple. Yego, twageze ku yindi couple ya Gentille Deo Ntirenganya ndetse n'umufasha we Rita Irakoze. Yes, urimo murababona kuri screen rwose, amafoto ashimishije cyane. Ese iyi couple nawe urayikunda? Tubwire muri comment utubwire n'icyo uyikundira. Couple yindi dukurikijeho ni ya Fred na Uwimana ndetse n'umufasha we. Ese wari usanzwe yizi? Ese iyi couple urayikunda? Yego rwose utubwire muri comment. Tuze kureba ngo couple ikunzwe n'abantu benshi ni iyihe. Iyo utora utubwire n'icyo uyikundira ndetse n'icyo bakwigisha. Nkuko mubibona aya ni amafoto atandukanye yabo. Abo twibagiwe nabo muze kubatubwira muri comment, ubutaha tuzabagarukeho. Ndetse n'indi topic ijyanye n'izi ngizi nayo mwayitubwira muri comment tukazayiganiraho ubutaha, nabyo nta kibazo. Twageze kuri Ingabire HD Bibio ndetse n'umutware we. Nkuko muri kubibona kuri screen, aya ni amafoto atandukanye yabo. Ingabire nkuko twabigarutseho muri video ishize, akorana na Janti muri bwakeye bute mu gitondo amakuru akirangira, kuva saa moya kugeza saa 3 urubuga rw'imikino rugiyemo. Ese iyi couple nawe urayikunda? Yego, duha igitekerezo cyawe. Yego, uyu muri kubona kuri screen ni Bright Turatsinze ndetse n'umufasha we. Mbere yuko dukomeza n'izindi couple, muzo tumaze kuvuga ni ikunda cyane kurusha izindi. Nkuko mubibona twageze kuri couple ya Jean Claude Kwizigira ndetse n'umufasha we umubyeyi Clarisse.
Yego, iyi ni ifoto y'umufasha we Clarisse. Aya ni amafoto atandukanye yabo bari kumwe nka couple basohotse, barimo batembera nyine benjoyinga urukundo rwabo. Iyi foto yabo ni ifoto yafashwe bavuye gusezerana mu mategeko. Benshi cyane muzi nko gusezerana ku murenge. Yego, nkuko mubibona rwose urabona ko ari couple yishimye. Mbibutsa gutanga igitekerezo muri comment. Mutubwire couple ukunda, natwe tukubwire, twungurane ibitekerezo, turebe ngo couple ikunzwe cyane ni iyihe. Yego, ya couple iracyakomeje niyo tukireba kuri screen. None ko rwose bafite amafoto ashimishije, ashamaje kuyareba. Ese iyi couple nawe urayikunda? Tubwire muri comment. Ariko wibuke gukora like, subscribe nimba utarayikora, share no gutanga igitekerezo cyawe. Kandi nshimira abamaze gukora subscribe, ni iby'agaciro cyane. Uyu munyamakuru yitwa Clarisse Kaberuka, ahari kumwe n'umufasha we. Clarisse ajya akora mu biganiro bitandukanye, ariko cyane cyane mu makuru. Iyi foto dukurikijeho ni y'umunyamakuru witwa Frodis Muhire ndetse n'umufasha we. Rero rwose ni iby'agaciro kubana namwe kuva tugitangira kugeza n'ubu. Rwose mwanyeretse urukundo, ndabashimira cyane. Nk'uko rero twabigendanyemo muri video zabanje, n'iyi ngiyi tukaba tukiri kumwe. Turashima Imana ko tukiri amahoro, ariko n'abagize ibyago nabo turabihanganishije. Isi ni gatebe gatoki, ariko tubifuriza ko nabo mu minsi iri imbere bagira ibyishimo, bagira umunezero. Rero nkuko twabivuze, umuntu utarakora subscribe rwose ayikore, akore like, akore share, ariko anatanga ibitekerezo. Atubwire ngo ubutaha wenda numva twavuga kuri iyi topic, twakora kuri iyi video ujyanye n'ibi ngibi. Rwose ibyo bintu byadufasha, kandi mwumve ko rwose mbashimiye cyane. Rero iyi video y'uyu munsi yagarukaga kuri couple cyangwa se abantu bakundana, cyangwa se imiryango y'abanyamakuru ba Radio Rwanda, couple z'abanyamakuru ba Radio Rwanda muri make. Rero tumaze kuzibona, hari iyo ukunda twaba tutagarutseho, watubwira ubutaha tukazayiheraho. Ndetse no muzo twavuze utubwire couple ukunda ndetse n'icyo uyikundira.
kandi utubwire niba harimo couple utaruzi. Rero mbaye mbashimiye kubw'uyu mwanya mwafashe tukabana muri iyi video kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iyi video. Ndabashimiye cyane rwose mu byumve kuko ni by'agaciro. Yego murakoze cyane, naho ubutaha. Bye bye.